yarahiye aravuga ngo nuko yari umuntu uwamurebaga wese ntabwo ngo yamwishimiye muri icyo gihe cyo gucungura muri icyo gihe byose Yesu yabirangije nta muntu n'umwe wamurebye neza nta muntu n'umwe wamwishimiye bose ngo bamwimaga ngo amaso kandi nta muntu n'umwe wigeze kumuha nta gaciro yagize yatakaje valeur ku bwawe nanje ibuka tekereza agaciro k'Imana ariko muri icyo gihe Yesu yatakaje agaciro nta muntu wango wamurebye nta muntu wamwishimiye ngo abantu bose bamurebaga bamuciraga amacana ariko umuhanuzi arahanura aravuga ngo ni ukuri ashyiraho ukuri intimba zacu nizo ngo yishizeho imibabaro yacu niyo yikoreye ngo twebwe abantu ngo batekereje kuko ngo yakubiswe n'Imana ngo agacumitwa nayo ngo nyamara ibicumuro byacu nivyo yacumitiwe yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu igihano kiduhesha amahoro Yesu yarakikoreye imibyimba yiwe niyo yadukirisha reka ngwifurize Pasaka nziza muri uyu mwaka imibyimba Yesu gikize imibyimba Yesu kugirira neza inkoni Yesu yakubiswe agasuzuguro kiwe kakuzure kwazura ubuzima bwawe kakuzure muri ibi bihe urimo igihano twari guhanwa Yesu yaragihanwe Yesu yarabirangije ku musaraba Yesu zose agakiza twaragahawe uragafite nakawe ndakwifuriza Pasaka nziza muri bihe turimo Yesu abane nawe Yesu agukize Yesu akubohora ukira indwara ni mu izina rya Yesu amen.